Bruce Lee, the world-renowned martial artist and filmmaker, passed away just before midnight. Ku mugoroba wo ku ya 20 Nyakanga mu mwaka wa 1973 isi yahumetse umwuka umwe, umwuka wuzuyemo ubwoba, amayobera, urujijo n'igitangaza. Inkuru yakwiriye ku isi yose nk'inkuba ikubise. Bruce Lee, umugabo wari urenze kitwa imbibi z'umubiri w'umuntu, yari yapfuye ku myaka 32 gusa. Ariko icyo gihe ikintu kimwe cyahise gitangira kumvikana mu mpinga z'isi zose. Bishoboka bite? Umugabo wari warubatse umubiri umeze nk'icyuma, umugabo wari uzwi ku isi yose nk'indahangarwa. Uwo mugabo yari yapfuye mu buryo ntawashoboraga kubisobanura. Raporo y'ubuvuzi yavuze ko ari cerebral edema, kubyimba ku bwonko, ariko icyo byari bisobanuye nta wigeze akivuga. Icyabiteye nta gisobanuro. Icyabanje kubaho ntaho byanditswe. Ibyabonetse ku mubiri we nta kidasanzwe, ahubwo habonetse ibibazo biruta ibisubizo. Kuki yaguye mu nzu y'umukinnyi mugenzi we ahatari asanzwe? Kuki igihe yafatwaga bahamagaye umushoramari wa filimi mbere yo gutabaza abaganga cyangwa imbangukiragutabara? Kuki ubwonko bwe bwabyimbye nta mpamvu igaragarizwa amaso? Kuki uyu munsi wa none abantu b'inzobere bemeza ko byari bidashoboka ko umubiri nk'ushobora guhita uhagarara bitunguranye gutyo? Ntabwo ari abahanga gusa bibajije ibibazo, abafana bamuhoraga hafi, abakinnyi bagenzi be, abaganga nabo mu muryango we. Bose bumvaga ko hari ikintu gikubiswe mu mwijima, ibintu bitavuzwe bitashyizwe ku mugaragaro mu myaka 50 ishize. Uru ni urupfu rwashegesha amahoro y'isi yose, rutuma n'abatanganya imbaraga na Bruce Lee babyibazaho. Rwavuyemo ibihuha by'uburozi, kwicwa n'abagizi ba nabi, ibanga rya filimi, ibiyobyabwenge n'imbaraga zidasanzwe zitavugwa. Ariko icyakomeje kurushaho kubangamira isi niki, nta wigeze atanga igisubizo cyuzuye. Uru rupfu ruri hagati y'ukuri n'ikinyoma, hagati y'ubuvuzi n'umwuka, hagati y'ibigaragara n'ibitagaragara. Ni inkuru y'umuntu warutwaga n'amayobera ye ubwe. Uyu munsi reka tumanuke mu mwijima w'imyaka irenga 50 kugira ngo dushakire ukuri kwari kwihishe hagati y'imirongo itaravuzweho rumwe, raporo zikubiyemo byose n'urupfu rwatunguye isi. Murakaza neza ku Mayobera TV, urubuga rwihariye rugamije gucukumbura no kugaragaza ibintu bihishe, amabanga atavugwa n'amayobera akomeje kuyobera isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Hano niho ukuri kutavugwa mu ruhame guhura n'ibibazo bikomeye abantu benshi batinya kubaza. Dusesengura mu buryo bwimbitse byabaye n'ibikibera mu isi, tugatanga umucyo ku bintu by'amarenga, ibihishwe n'amateka ndetse n'ibimenyetso by'amayobera bikigaragara mu buzima bwa muntu. Wicikwa n'amabanga, amayobera n'ibitavugwaho rumwe tubagezaho muri buri kiganiro tubategurira kuri iyi chaîne yacu kandi yanyu. Muri make aha niho honyine wasanga ibintu bidasanzwe utapfa kumva ahandi. Icyo bigusaba rero ni ugukanda subscribe ndetse no gukanda kunzogera kugira ngo ubone amakuru mashya mbere y'abandi. Niba kandi hari amayobera akomeje kugucanga nawe, yadusangize mu gice cy'ibitekerezo cyangwa se comment. Natwe tuzagaruke tukubwira ibicanganye kurushaho n'uburyo wabyitwaramo. Kandi niba wakunze ibiganiro by'amayobera, ibuka kubisangiza inshuti n'abavandimwe kugira ngo twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Nge ndimugira banga ati umucukumbuzi w'ibihishwe n'amayobera atavugwaho rumwe. Mbaye ikaze muri uru rugendo. Mu gihe kirenga imyaka 50, urupfu rutunguranye rwa Bruce Lee rwabaye ku ya 20 Nyakanga mu mwaka wa 1973 rwakomeje guteza urujijo mu bafana, abaganga ndetse n'abanditsi ba biografiye. Uyu munsi inkuru nshya zigeze ahantu zitigeze zigera ndetse ibisubizo byabonetse biratangaje. Ku wa 20 Nyakanga mu 1973 Bruce Lee yagiye mu nzu y'umukinnyikazi Betty Pei, yaje kwikubita hasi, ajyanwa kwa muganga ariko abaganga bananirwa kumurokora. Abaganga bakoze ibizamini byerekana ko nta binyabutabire biremereye nka mercure cyangwa plombe byamuhumanyije byari bihari. Ariko nanone bikomeza gutera abantu amakenga n'ibibazo byinshi, bamwe bibaza niba nta bugambanyi bwaba bwarabaye. Icyo gihe Bruce Lee yari umuntu usanzwe, yari icyamamare ku isi, umuryango wa sinema y'imirwano, umuntu utekereza bidasanzwe cyangwa se filozofa, kandi umunyabugeni wahinduye ku isi kusanya imbaraga n'ubumenyi bwa karate. Yapfuye afite imyaka 32 gusa. Icyo gihe impapuro za muganga zavuze ko yapfuye azize cerebral edema, ubwonko bwamubyimbiyemo, ariko ibi byabyaye ibibazo byinshi kurusha ibisubizo. Hari abavugaga ko ashobora kuba yarazize ubushyuhe bukabije, abandi ko yaba yaragize allergie ku miti, abandi bati haba harabayeho uburozi cyangwa ubundi bugambanyi. Niki cyabaye mu masaha ya nyuma y'ubuzima bwe? Muri uwo munsi w'icyo gihe cy'impeshyi cyari gishyushye Hong Kong, Bruce Lee yabyutse ameze neza, afite akanyamuneza n'imigambi myinshi. Filimi ye Enter the Dragon yagombaga gusohoka mu minsi mike, kandi niyo yagombaga kumufungurira amarembo ya Hollywood ku rwego rwo hejuru. Nyuma ya saa sita yagiranye inama n'umuyobozi Raymond Kao yavuze ko Bruce Lee yari ameze neza, afite imbaraga kandi yishimye. Nyuma y'iyi nama Bruce Lee yagiye kwa Betty Pei kugira ngo bakore imyitozo n'amasomo ya filimi Game of Death bari gutegura. Bruce Lee yavuze ko ari bw'umutwe,
asaba Ting Pei ko yamuha kanini ko koroshya uburibwe. Muri iki gihe wowe wahita utanga paracetamol. Ting Pei yamuhaye kinini cyitwa Ecugesic, umuti uvanzemo aspirine n'utundi dukoze mu biturisha ubwonko cyangwa se kugabanya stress tuzwi nka tranquilizers. Bruce yararyamye araruhuka ariko ntiyongera kubyuka. Igihe Kao yageraga aho ni mugoroba, Bruce nabwo ntiyabyutse. Bagerageje kumusuzuma, bahamagara muganga nyuma n'imbangukira gutabara ariko bibi by'ubusa. Yapfuye saa 5:30 z'ijoro mu bitaro bya Queen Elizabeth. Aha impamvu bitangaje byakomeje kwibazwa. Nta miti mibi irenze urugero basanze mu mubiri we, nta gukubitwa, nta kimenyetso cy'ubugambanyi na kimwe. Ariko abantu benshi bakomeje kwibaza gute umuntu ufite ubuzima bwiza cyane yapfa azize kanini gasanzwe. Kuki aspirine yarasanzwe afata ishobora guhita imutera urupfu rutunguranye? Kuki ubwonko bwabyimbye ariko ntihagire ibisobanuro birambuye bitangwa? Ku bantu bamukundaga ntibyashobokaga. Bruce yari icyitegererezo cy'imbaraga n'ubuzima bwiza kurenza undi wari we wese. Urupfu rwe rwakubise isi nk'inkuba. Inzira z'amavuriro zabaye inkomoko y'impuha. Mu minsi yakurikiyeho isi yose yibaza ibibazo, kandi ayo mayobera akomeza kumara imyaka myinshi. Abahanga mu by'ubuvuzi, abafana n'abari hafi ye batangiye kwibaza kimwe: ese ibi byabaye ni amayobera y'urupfu ku gice cy'ubuvuzi gusa, cyangwa se ni ikimenyetso cya mbere cy'uko hari ikintu kinini kitumvikana kandi cyamufashije gupfa? Iminsi irimo igenda, habayeho gusa inyito, guhakana, ibiganiro by'ibihuha n'amakenga. Ariko noneho mu mwaka wa 2025 ibimenyetso byerekanye ukuri nako kutavuzweho rumwe. Icyo babonye kiratangaje. Nyuma y'imyaka 50 y'akajagari, umwijima n'impaka, babashije gukemura ayo mayobera ajyanye n'urupfu rwa Bruce. Ibisubizo byabonetse birenze uko abantu bari babyiteze kandi biratangaje. Inkuru yaje nk'ikibatsi cy'umuriro ku ya 20 Nyakanga mu 1973. Ibitangazamakuru byo ku isi byatangazaga inkuru imwe itunguranye: Bruce yapfuye. Yari afite imyaka 32 gusa, umugabo washoboraga byose ku murongo wa sinema, gusiga umuvuduko wa kamera z'icyo gihe. Yari ikivejuru cyangwa umuntu utandukanye n'abandi bisi y'icyo gihe. Isi yose yagerageje gusobanukirwa, ariko ayo makuru yabyaye ikimenyetso cy'amayobera cyazahaje abafana imyaka myinshi. I Hong Kong, aho yari icyamamare mu muco, imihanda yabarizwagamo, amaduka yarafungaga, abantu bagateranira mu tubari tw'amakuru n'amafilimi birebera umusore udasanzwe mu mikino njyarugamba. Amakuru y'ibihuha yahanuriraga vuba kurusha ukuri kose. Bamwe bavuga ko ari impanuka, hari abibazaga niba atari ubwicanyi, uburozi cyangwa ibintu bidashobora gusobanurwa. Ibisobanuro byemewe ntibyanyuze benshi. Mu mitima ya benshi nta numwe wari buvuge ko Bruce yashoboraga kugwa hasi adafite impamvu. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo bwoba bwari bwinshi nk'ubwo mu yindi mico. Nubwo izina rye ryari rikomeje kwiyongera mu burengerazuba bw'isi, imbaraga n'ubuhanga bye byari bimaze kumuranga mu miryango myinshi, cyane cyane urubyiruko, abiga imirwano n'abanyamerika b'inkomoko ya Aziya. Bamubonaga nk'umuntu wihariye muri serivisi yerekana abantu baziye. Kuzimira gutunguranye nta mpamvu ifatika. Itangazamakuru ryabigiyemo, ariko rimwe na rimwe ntiryubahirije ibyo ritangaza. Bimwe mu binyamakuru byatangaje raporo zidafite ukuri, bikwirakwiza ibitekerezo bitabanje kubanza kubyemeza. Bamwe bagarutse cyane kuri Betty Ting Pei, uyu mukobwa bakinanaga amafilimi, bamushyira mu mwijima w'ibyifuzo. Bake bari biteguye gutegereza ukuri. Mu byivugo byose, impamvu yemewe cerebral edema, kubyimba ku bwonko, ntabwo yagoye abantu umutima. Byumvikanye nk'ijambo ry'akabando ridatanga igisubizo cyuzuye abantu bari bategereje. Umugabane wa nyuma w'imperuka wa Bruce wabereye Hong Kong ku ya 25 Nyakanga mu 1973. Imirongo y'abantu yari miremire ahakorerwaga imirimbo, benshi bambaye umweru uko bisanzwe mu muco wo kurira. Abafana bararimbaga, abanyeshuri b'amashuri ye y'imirwano bahagaze mu mirongo migari. Byari umurimbo ukwiye umwami, ariko wari ufite akababaro katavugwaho rumwe. Mu rusengero, inshuti n'umuryango bageragezaga kwakira icyabaye. Raymond Kao yatanze ijambo rituje. Linda ari umugore we yahagaze afite icyubahiro hafi y'umuhungu wabo Brandon Lee n'umukobwa wabo Shannon Lee. Agahinda ntikari kuba gafite aho gahurira n'umuntu ku giti cye gusa, kari amarangamutima asoje icyiciro cy'abakoraga. Umuntu wari umaze gutangira guhindura sinema, filozofiya n'imirwano yari yakuwemo nta gisubizo. Iyo nta gisubizo gihari, gushidikanya biriyongera. Icyumweru kimwe nyuma, umubiri wa Bruce wajyanywe Seattle, aho yashyinguwe kuri Lakeview Cemetery. Umukinnyi wa filime Steve McQueen, umwe mu nshuti ze muri Hollywood, yari umwe mu bari barimo gutwara umurambo. Nubwo yapfuye, Bruce yari akiri muri bagenzi be n'abamukundiye umurage we. Ariko mu bihe by'agahinda hari ikindi cyatangiye kugaragara: umwuka w'ubwoba. Hariho kwibaza ibidasobanutse, ko inkuru y'icyemezo itajyanye n'uwo bari bazi, kuki raporo zibanze zasubirwagamo, kuki amakuru y'ingenzi nko kugwa inshuro mu bihe byashize cyangwa imico y'imibereho ye itigeze izamo ibiganiro rusange cyangwa ngo bivugweho rumwe babyigeho. Isi yari yaratakaje icyamamare, ariko nanone yari ifite amayobera. Noneho turimo kugaragaza icyo ayo mayobera yari. Ibyabonetse ntibyari gusa ibitunguranye, byari ibitangaje.
Mu gihe cyo gukubitwa n'urupfu rwa Bruce, isi yari ikeneye ibisubizo bisobanutse, ariko ibisobanuro byemewe cerebral edema, kubyimba ku bwonko, byakomeje kuzamura umwuka w'amayobera yakomeje gushishikaza abafana kugeza uyu munsi wa none. Bitunguranye ibitekerezo byatangiye kwiyongera. Kimwe mu byatangajwe kare ni ubushyuhe bwinshi, heat stroke. Impeshyi y'uwo mwaka ngo Kongo yari ikaze cyane, ubushyuhe bwari hejuru cyane, ubushyuhe bw'ikirere bwari bwinshi. Bruce byavugwa ko yatakaje utunyangingo dusohora ibyuya ahagana ku maboko ubwo yabagwaga mu mwaka wabanjirije uwo yapfuyemo, bituma hari abatekereza ko umubiri we utashoboraga kugenzura ubushyuhe nk'uko bisanzwe. Ese byari bishoboka kuba ibintu byoroshye gutyo, ko umugabo wari ufite imyitozo n'ikinyabupfura kidasanzwe ashobora kuba yaratsinzwe n'ibihe by'ikirere? Abantu bo ntibabibonaga batyo. Byumvikanaga nk'impamvu nto cyane ku rupfu rwasize icyuho kinini mu isi yose n'urujijo ruvanze n'amayobera. Hari kandi bivugwa ku gukoresha hashishi. Ibice by'uyu muti byabonetse mu mubiri wa Bruce mu iperereza ry'umubiri rizwi nka autopsy. Ibintu byahise bituma hazamuka impaka nyinshi. Ese umuti w'umutwe yari yafashe ecruzike wagiranye imikoranire mibi n'ako gace ka hashishi? Ese hashishi yari yivanzemo ikindi kintu gikomeye abahanga mu buvuzi batavuzeho rumwe icyo gihe? Bamwe bavuga ko byari bike cyane ku buryo ntacyo byari gukora, abandi batekerezaga ko byashoboraga gutuma agira allergie idasanzwe. Ariko ibyo byose ntibyigeze biba igisubizo gihamye, kandi ntibyashoboye gusobanura neza uko urwo rupfu rwagenze. Mu byangombwa bye by'ivuriro hari ikintu cyabonywe gishobora gufasha gusobanukirwa mu buryo bwimbitse uko urwo rupfu rwabaye. Haje ikindi kintu gisa n'igitera ubwoba, uburozi. Ibyo ntibyavuzwe n'ibinyamakuru gusa, ahubwo bamwe mu bari mu mwuga wo kwigisha imirwano babyemeyemo. Bruce yari yarakoze amasomo agenewe abanyeshuri batari Abashinwa. Ibintu byarakaje bamwe mu bayoboke b'imico gakondo y'Abashinwa. Ese hari uwashoboraga kumuroga, gushyira ikintu mu biryo bye, cyangwa muri cya kigero kimwe cya ecruzike? Birasa n'inkuru muri sinema. Ariko Bruce ubwe yabaye nk'uhora mu buzima bwa filimi nubwo yapfuye. Ariko abaperereza ntibigeze babona ibimenyetso by'uburozi. Nyamara n'ubusa bw'ibimenyetso ntibyahagaritse ibihuha, kuko hari ikintu kimwe abantu bose bari bahurijeho. Hari ikintu kitari kumvikana mu rupfu rwe. Hari n'abandi bagiye kure cyane, bavuga ko haba haragiye habaho ibijyanye n'amakimbirane y'imitwe y'abagizi ba nabi. Icyo gihe Bruce atangiye kwigenga cyane kurusha studio zari zimufiteho inyungu. Ese hari abo yaba yaragombaga kureka gukorana nabo? Ese yaba yaravuze nabi umuntu ukomeye? Ese yaba yararenze umurongo wo mu ruganda rwa sinema rwari ruteye urujijo muri Kongo yo mu myaka y'1970? Nta gihamya, ariko iyo ukuri kutaraboneka ibihuha bihita biba amazi asesekaye ku butaka. Ibidasobanutse mu madosiye y'ubuvuzi. Mu myaka mike mbere y'urupfu rwe, Bruce yigeze kugwa mu gakingirizo ka filimi Enter the Dragon. Yagize ibibazo bikaze byo kwikubita hasi, ibizwi nka seizures. Ibi ni nk'ibimenyetso cyangwa se no kugagara gukunze kugaragara ku barwayi b'igicuri. Yagize ibibazo bikaze byo kwikubita hasi bizwi nka seizures n'icuraburindi rikomeye. Icyo gihe abaganga bavuze ko ari ubushyuhe bwamuteye kugwa igihumuri. Yarakize, ariko nta myitwarire isesenguye yigeze ikorwa. Nta MRI, nta suzuma ryimbitse ry'ubwonko. Mu kuri icyo gikorwa cyari ikimenyetso cy'akaga. Icyo gitekerezo gito cyabuze gukurikiranwa muri icyo gihe. Ikiswe cyangwa se cyitwa autopsy ntiyabisobanuye neza, kuko muri icyo gihe yari inyuma muri tekinoloji. Nubwo raporo y'iperereza ry'umubiri yakozwe neza ku gihe cyayo, ntiyasobanuye impamvu nyine yatumye Bruce wari mu buzima bwiza cyane agira ubwonko bwabyimbye bikabije. Nta gukubitwa, nta mitsi yaturitse, nta kimenyetso kindi uretse kubyimba ku bwonko. Naho yapfiriye naho habaye isoko y'ibibazo. Kuki Bruce yari kwa betting pay? Niki cyamujyanyeyo? Kuki igihe cy'ibyamubayeho cyahoraga kivugwa mu buryo butuzuye? Kuki bari bahamagaye Raymond Kaw imbere y'imbangukira gutabara? Inkuru ntiyigeze ihuza neza. Nabo bari bazi Bruce neza ubwabo. Izi ngero z'ibitekerezo zose zari zifite uducapi duke tw'ukuri, zatezaga impungenge, ariko ntizashoboraga gutanga umwanzuro. Nicyo cyatumye amayobera arushaho gukomera. Si ukwera ibyabonetse, ahubwo kubera ibitarabonetse. Iyo hatabaye igisubizo cyumvikana, isi itayuzuzamo ibyo ibasha gutekereza. Ariko bishoboka ko ukuri kwari guhari kuva kera, gusa kutitaweho neza, kumvikanywe nabi, cyangwa gutwikirwa n'imyaka 50 y'ibihuha. Mu myaka hafi 50, impamvu y'urupfu rwa Bruce yari igihurizo kidakemurwa. Buri gitekerezo cyavugwaga cyasangwaga gisigaye gifite icyuho. Ariko noneho ibintu byarahindutse. Mu mwaka 2022 no mwaka 2023, abashakashatsi mpuzamahanga barimo abaganga bo muri Espagne, Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangiye gusubiramo dosiye y'ubuzima bwa Bruce. Atari ukugira ngo bakuremo izina, ahubwo kugira ngo basubize ikibazo cyababaje isi imyaka myinshi. Ni gute umuntu wari ufite umubiri ukomeye cyane yabashije gupfa tunguranye gutya? Ibyo babonye byahinduye byose. Batangiye kugikorwa abantu benshi bari baratesheje agaciro. Igihe Bruce yaguye hasi ku ya 10 Gicurasi mu 1973, amezi abiri mbere y'urupfu rwe,
icyo gihe yakoraga kuri Enter the Dragon ari muri studio yasubiramo amajwi. Yahise yikubita hasi ajyanwa kwa muganga afite kugagara bikabije, ibizwi nka seizures, umutwe ubabaza bikabije. Abaganga bavuze ko ari ubushyuhe bwinshi n'inyota. Yarakize ariko nta muntu n'umwe wageze kure ngo akore isuzuma rihambaye cyangwa se ryimbitse. Ubu nibwo babigarutseho, operasiyo yo gukuraho sweat gland cyangwa se twatunyangingo cyangwa se imisemburo ishinzwe gusohora ibyuya mu mubiri. Hari n'ikindi kintu cyari cyarirengagijwe kenshi. Bruce yari yarakorewe operasiyo yo gukuraho sweat gland zo mu kwaha. Abantu bamwe bavuga ko ari impamvu y'imyambarire ku rubyiniro, ariko icyari gisa nk'ikintu gito cyane mu by'ukuri cyashoboraga kuba intandaro y'amayobera y'imyaka 50. Kubera ko nta sweat gland yasigaye afite, umubiri we wari waratakaje ubushobozi bwo gushyira mu murongo ubushyuhe bw'umubiri. Iyo abashakashatsi b'ubu barebye imiterere ye yo kubaho imyitozo ikabije cyane, kunywa amazi menshi, ibiryo bitarimo sodium ihagije, habaye igitekerezo gishya gishyigikiwe n'ubumenyi. Impamvu yashidikanywagaho hyponatremia, kunywa amazi menshi arenze akenewe mu mubiri, ni indwara itarizwi cyane muri ibyo bihe bye, iterwa no kugabanyuka gukabije kwa sodium mu mubiri kubera kunywa amazi menshi. Ishobora gutera ubwonko kubyimba, kugagara nk'umurwayi w'igicuri, no gupfa mu gihe byaba bikabije. Iyi teori igeze ku rwego rwo hejuru, ishyigikiwe n'ubushakashatsi bwanditswe muri Clinical Kidney Journal ndetse n'iperereza ryo mu mwaka 2022 ryatangajwe na Universidad Autónoma de Madrid. Nk'uko abari bamuzi babivuga, Bruce yagenderaga ku mahame y'ubuzima akaze cyane undi wari wese atari gushobora, cyangwa undi wari wese atashobora no muri iyi minsi ya none. Yavuga ko yanywaga amazi menshi n'imitobe myinshi mu gihe yari ku ifunguro rike rya sodium. Yirindaga ibiryo bishobora kumutera ibinure byinshi mu mubiri, agakora imyitozo ikomeye cyane kandi ihambaye. Kandi nk'uko bamwe babivugaga, rimwe na rimwe yanywaga kugera kuri litiro 10 z'amazi ku munsi. Ubundi abahanga bavuga ko umuntu usanzwe cyangwa se umuntu ufite ubuzima bwiza aba agomba kunywa litiro zitarenze 3 ku munsi. Hari n'abemeza ko aba atagomba kurenza litiro 2 ku munsi. Iyo ibi bihujwe no kuba yarakuwemo imyanya isohora amavuta mu mubiri binyuze mu byuya hamwe n'imyitozo y'ikaze, byagize ingaruka mbi z'imbere mu mubiri we, zishobora kuba zarateye kugabanuka k'umunyu mu maraso ukagera ku rwego rubi cyane. Abashakashatsi bongeraho ko mu mwaka w'1973 hyponatremia cyangwa se kurushanwa k'umubiri n'amazi menshi bikamanura sodium cyane, itari isanzwe izwi neza n'abaganga b'icyo gihe. Igitekerezo cy'uko kunywa amazi menshi byakurura uburakari bw'ubwonko nticyari kizwi cyane, kandi imiterere ya Bruce isa naho yari muzima cyane. Yaburizagamo ibimenyetso by'imbere, ntiyagaragazaga intege nke, yagaragazaga imbaraga zidasanzwe, ntiyavugaga ibibazo uretse umutwe ubabara n'umunaniro rimwe na rimwe. Byose bikaba byarafashwe nk'ingaruka z'imyitozo y'indengakamere. Ariko ibyo nibyo bimenyetso bya mbere bya hyponatremia. Ibi ntabwo ari inkuru z'abantu cyangwa ibihuha, ni ubumenyi bw'ubuvuzi bushingiye ku bushakashatsi, kandi bihura neza n'amasaha ya nyuma ya Bruce mu buryo buteye ubwoba. Tugaruke rero ku ya 20 Nyakanga mu 1973, mbere y'umunsi Bruce yakoreye mu bushyuhe bwinshi. Yari arimo kuvuga ko umutwe umubabaza kandi ananiwe. Biravuga ko yanyoye ibintu bitandukanye birimo amazi n'imitobe mbere yo kujya kwa Betting Pay. Nijoro yafashe Ecogesic, umuti woroshya uburibwe, ajya kuryama nk'ibisanzwe. Nta kintu yongeye kuvuga. Isesengura rishya risobanura ko Bruce ashobora kuba yari yatangiye kugira hyponatremia akiri mu bihe byayo bya mbere yo gufata umuti woroshya umutwe. Wa muti ushobora kuba ari wo watumye ibintu byose birushaho kuzamba biba bibi. Umunaniro, urujijo, umutwe ubabaza, kugwa hasi, ibimenyetso byose birahuza mu buryo buteye ubwoba kandi bw'amayobera. Ibyo abantu batitagaho, kugwa ku itariki ya 10 Gicurasi mu 1973, kubagwa kwe kwa Grand Sebas, icupa ry'amazi, nibyo bisubizo bari barabuze. Ikinyuranyo kirimo Bruce, umuntu wari watoje umubiri we kugeza ku rwego rwo hejuru cyane, ashobora kuba ari we ubwe waremye ibintu bitagaragara byamugejeje ku rupfu rutunguranye. Ntabwo byari amayobera ya politiki, ntabwo byari umuvumo, byari ibintu by'umubiri byoroshye ariko byirengagijwe gukorwaho bitewe n'uko tekinoloji y'icyo gihe itari iteye imbere nk'uyu munsi wa none. Kandi none mu mwaka 2025 hari ibisubizo bihamye ku rupfu rwa Bruce. Yego ni ibintu bitangaje, ariko se kuki bitabonetse hakiri kare? Nuko Bruce yari imbere y'igihe cye, cyangwa se yari afite imitekerereze n'iterambere ku giti cye urenze ibihe by'icyo gihe. Uburyo bwe bwo kwitoza, indyo ye no gukurikira intungamubiri ku ngufu byari bishingiye ku bumenyi bwari imbere y'igihe. Ariko nanone byatumye umubiri we ujya mu bihe by'akaga by'abatabizi neza. Birasa nk'aho amayobera atigeze ahishwa, yari ahari mu bumenyi. Yapfuye kubera ukuri k'ubuvuzi kutari kumenyerewe icyo gihe, ukuri kwatahuwe imyaka myinshi nyuma yaho. Ubumenyi bw'icyo gihe ntibwari bwiteguye. Ibikoresho by'ubugenzuzi no gusuzuma impfu, ibizwi nka forensics, mu mwaka w'1970, cyane cyane ahantu nko muri Hong Kong, byari bikiri hasi cyane ugereranyije n'uyu munsi wa none.
Igitekerezo cy'uko umuntu ashobora gupfa kubera kunywa amazi menshi cyari kidasanzwe muri icyo gihe, kikaba kitarafatwaga nk'ukuri. Hyponatremia yari iri mu bitabo, ariko ntibyigeze bifatwa nk'impamvu ishoboka y'urupfu rutunguranye ku muntu mukuru ufite ubuzima bwiza nk'ubwa Bruce Lee, by'umwihariko ku muntu wamamaye ku rwego rwa Bruce Lee, wari mu rwego rwo hejuru cyane rw'imbaraga na discipline yo ku rwego rwo hejuru idasanzwe. Bruce Lee ntiyari ikirangirire gusa, yari intwari y'igihugu muri Hong Kong, yari ishusho nshya y'imbaraga n'ubwenge bw'abanyaziya muri sinema yo mu burengerazuba. Gusesengura impamvu y'urupfu rwe cyane cyane mu itangazamakuru byashoboraga kuzamura ibyiyumvo bitifuzwa cyangwa bigafungura ibibazo by'umuryango n'ibanga rye bwite. Ku bw'ibyo inkuru yarahagaze byihuse kandi mu mutuzo. Ariko mu isi y'icyo gihe bamwe mu bashakashatsi n'abaganga baje kwigendera bavuze ko hari ibibazo. Bamwe bibazaga impamvu nta scan zo mu bwonko zakozwe nyuma yo kugwa kwa Bruce Lee ku ya 10 Gicurasi. Abandi bibaza impamvu nta kugenzura kwa kabiri kwakozwe kuri autopsy. Igisubizo cy'ukuri, ubwamamare bwe bwahinduye ibintu byose. Bruce Lee ntiyafatwaga nk'umuntu usanzwe, yafatwaga nk'umuntu utapfa mu buryo bworoshye, utagerwaho n'izindi ngaruka izo arizo zose zashobora kwibasira umubiri n'imbaraga zidasanzwe. Amaze gupfa, abantu bashakaga inkuru mu buryo bwihuse, ntibashakaga ihurizo ry'ubuvuzi ririmo ibyigisho bidasanzwe, bashakaga ikintu cyoroshye kandi gisobanutse. Niyo mpamvu ibisobanuro by'ukuri ibigoranye bitamenyerewe byarimo kuzimizwa n'ibihuha byinshi kandi mu isi yose. Ibyo nibyo byujuje amakuru kuko byumvikanaga byihuse nubwo bitari ukuri. Byatumye abantu bababara cyane kubera Bruce Lee w'umunyabigwi, aho kumenya ukuri kwashoboraga kubarushya umutima. Ubu hashize hafi imyaka 50. Inzobere ziragaruka ku by'abantu bagiye birengagiza imyaka yagiye itambuka. Abaganga basuzumye amateka y'ubuzima bwa Bruce Lee bavuga ko ibimenyetso byose byari bihari: amazi menshi yanywaga, kubagwa, imyitozo ikabije, kugwa yataye ubwenge, umutwe ubabara, umunaniro udashira n'amahame akomeye y'ubuzima yagenderagaho. Byose byagaragazaga umubiri uri ku gitutu gikabije kurusha ubushobozi bwawo. Iyo Bruce Lee aza kugwa uyu munsi wa none mu mwaka wa 2025, abaganga bari kumenya hyponatremia mu masaha make cyane, bari kumuha imiti isubiza umunyu mu mubiri mu buryo bwihuse, bakamwitaho, bakamukurikirana kandi agakira. Yari gukira mu buryo bwihuse, ariko mu mwaka wa 1973 ntibyashobotse. Aho ni hagahinda kose gahera. Isi ntiyabuze Bruce Lee kubera amayobera, yamubuze kubera igihe cy'ubumenyi cyari kitaragera ku rwego rw'umugabo wari imbere y'igihe cye. Aha ubyumve neza, Bruce Lee yari imbere cyane y'imibereho y'ubuzima bw'icyo gihe. Urupfu rwa Bruce Lee rwashenguye isi mu myaka myinshi ishize, rwabaye ihurizo riherekejwe n'ibihuha n'inkuru zidafite gihamya, ariko ubumenyi bushobora kuba buduhaye igisubizo cyimbitse kandi cy'ukuri. Mu myaka myinshi abafana babonaga Bruce Lee nk'udapfa, ariko wenda isomo rikomeye yatanze ntibyari imbaraga z'umubiri we, ahubwo ni ubushake bwo kwambuka imbibi z'ibishoboka ku muntu, yaba mu mutwe, mu mubiri no mu mwuka. Ubwitange bwe bwo mu kunoza buri kintu ku buzima bwe bwazanye ingaruka. Ubu noneho turasobanukiwe kimwe muri ibyo. Mu by'ukuri Bruce Lee ntiyapfuye kuko yarananiwe, yapfuye kuko yari umuhanga mu buzima bwatambukaga imbere y'igihe, mu myitozo n'imirire itarigeze isobanurwa na siyansi yo muri icyo gihe. Uyu munsi abakinnyi n'abaganga biga imyitozo ye, ibitabo bye ndetse n'amateka ye y'ubuvuzi. Niba hari isomo rya nyuma dukura mu rupfu rwa Bruce Lee, ni iri: kuba umuntu ukomeye ntibigukingira intege nke, kandi rimwe na rimwe bisaba imyaka myinshi kugira ngo isi igerane n'umuhanga wayibanjirije. Nubwo imyaka irenga 50 ishize Bruce Lee atabarutse, urupfu rwe rukomeje kuba igihu kidasobanutse kiranga inkuru z'amayobera, ibivugwa n'abaganga, ubuhamya bw'abari bamwegereye n'inkuru zagiye zicicikana mu bitangazamakuru. Byose byagiye bigenda bigaragaza ibintu bitandukanye, ibisobanuro bikomeye bihura n'ibindi byuzuye urujijo. Nyamara ikigaragaza cyose ni kimwe: Bruce Lee yari umuntu udasanzwe, wacanye urumuri rwe vuba ariko rugakomeza kwaka mu mitima y'abakunda sinema, ku ngufu n'ubutwari bwo guhindura isi mu gihe gito. Amakuru y'urupfu rwe ashobora kuguma mu mwijima, ariko umurage we ntuzigera ugibwaho impaka. Mu gutandukanya ukuri n'ibihuha haracyari icyuho cy'amayobera, aho buri wese asigarana ikibazo cye mu mutwe. Ese koko twamenye byose, cyangwa hari ikindi cyishe kitazigera kimenyekana mu buzima bwose bw'isi? Icyo Bruce Lee yasize kirenze ibisubizo. Yasize amabanga make, isomo ry'ubuzima n'inkuru itazigera irangira mu isi ya none. Nkwibutsa ko niba ukunda inkuru z'amayobera, inkuru ziteye urujijo, uhereye mu myaka yatambutse kugeza uyu munsi wa none, nta handi wazisanga uretse Hakomeye TV. Icyo bigusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro by'ubutaha. Nge ndi Mugirabanga nk'ibisanzwe.